muraho neza, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze kuri channel yanjye ya Sarah Gloria TV show, aho tuganira ku buzima butandukanye, ku buhamya, tukungurana ibitekerezo kandi byubaka, aho tubasha guhanahana ubutumwa ndetse tukabasha no kwagukana, gukomezanya imitima no guhumurizanya. Mbanje gushimira abantu bose bamfashije, abantu bakoze subscribe kuri channel yanjye, abantu bateye comment, abantu barebye video yanjye muri part 1, ndabashimira mbifuriza amahoro y'Imana kandi ndabakunda cyane. Ku bantu barebye video yanjye, batarebye video yanjye y'ubwashize, ndabashishikariza kujya kuri YouTube ya Sarah Gloria TV show, aho muzabanza mukareba part 1 y'ubuhamya bwanjye, tugakomeza na part 2. Part 2 rero nari nabasezeranije ko nzababwira ku rugendo rwanjye rwo kubyara nuko byagenze. Reka dutangire mbabwira uko byagiye bigenda. Ku bantu batarebye part 1, ndabashishikariza kugira ngo mubanze murebe part 1 y'ubuhamya bwanjye, hanyuma dukomezanye na part 2 tuziranye, tuzi buri kimwe cyose uko cyagiye kigenda. Nababwiye struggle zanjye, ibyiza ibyo nahuriyemo nabyo mu rugendo rwanjye rwo gutwita, nabibabwiye muri part 1. Reka dukomeze mbabwira uko byangendekeye nuko nabyaye. Nari mfite rendez-vous yo kujya kubyara urumva nari mfite rendez-vous nahawe na docteur. Igihe cyaje kugera ari nka saa 10 za mu gitondo, ibise biramfata, ariko kubera kutamenyera, kutaba nta experience umuntu afite yo kubyara, ngiye ntabwo namenye ko ari ibise. Urumva bajyaga bambwira ngo habaho imigendo, wenda rimwe na rimwe nkabyumva, ariko kubera kutabisobanukirwa simenye ngo se ni ibise ni imigenda, kuko igihe byajyaga biza bakambwira ngo ni imigenda. Nkabaza abantu babyaye bakambwira ngo ni imigenda, nabaza n'ababyaye bakambwira ngo ni imigenda. Noneho igihe cyo kubyara cyarageze, inda iramfata. Mu kumfata no guhora mbaza bakambwira ngo ni imigenda, nyine kampemu nahise ntekereza ngo ni imigenda, ariko mu by'ukuri ntabwo byari imigenda, ahubwo igihe cyo kubyara cyari cyageze. Inda yamfashe saa 10 za mu gitondo. Saa 11 ziragera, ariko nkumva ntabwo birenze, nkavuga wenda narwaye umugongo, kuko igise cyakubitiraga imbere kigakubita mu mugongo, nkavuga nti wenda ni inzoka, cyangwa se wenda nagatoki naraye ndiye kanguye nabi ntagakundaga, kuko murabizi ko umuntu atwite hari ibintu bimwe na bimwe udakunda kurya, ukumva wenda waryaga igitoki ukumva ntugishaka, waryaga inyama ukumva ntabwo uzishaka, waryaga ibirayi se wenda ukumva ntabwo uyu munsi ubishaka bitetse, ukumva wenda ushaka kukirya cyokeje, ukumva ushaka akajumba k'umutura. Abantu mwazamye, abantu mwatwise inda, mugahura n'ibyo bintu byo guhurwa, murabyumva cyane ukundusha. Noneho ubwo naravuze ati wenda basanga ari cya gitoki nariye nkihata ntabishaka, ariko mu by'ukuri ntabwo cyari gitoki. Ubwo igihe kiragera, saa 12 ziragera. Saa 12 zigeze, numva noneho bitangiye kwanga. Ndavuga ariko noneho reka mpamagare mbaze umuntu mukuru ambwire koko niba ari inda cyangwa ari ya migenda. Ubwo nahamagaye umuntu mukuru, mubwira ukuntu ndi kwiyumva, mubwira ukuntu ndi kubabara mu nda, mubwira ukuntu umugongo wacitse, mubwira ukuntu meze. Arambwira ati byanze bikunze iyo n'inda, ati tegure vuba vuba ndaje. Ubwo nariteguye, urumva iyo wenda kujya kwa muganga uba warazinze utwenda tumwe na tumwe, udupeti bato tw'umwana, ibigoma, valize, warateguye ibyangombwa, mbese buri kimwe cyose kiba kiri ku murongo. Yaraje angeraho, turagenda kwa muganga. Tugeze kwa muganga barambwira ngo mata uri kuri 2. Mwabantu mwe, nageze kwa muganga numva ngiye kubyara, numva neza ahubwo numvaga ndi bumubyarire mu modoka, ariko birangira ngeze kwa muganga barambwira ngo uri kuri 2. Bakimbwira ngo uri kuri 2, numvise kubiswe n'inkuba. Ndavuga se wa mana, niba nkiri kuri 2
umubyeyi akaba byarageze ku 9 cyangwa ku 10, ndabasha kumubyara, iryo 9 riraza kugera nkiriho. Nkajya mbwira Imana mu mutima, Mana niwe wampaye uyu mwana, niwe wampaye kumusama, niwe wampaye ukamurinda kuva ku kwezi kwa mbere akaba ageze ku mezi 9, niwe wamugaruye ukamuremamo umutima kwa muganga dogiteri yari yambwiye ko nta mutima urimo, nta mwana urimo. None igihe cyo kumubyara kirageze, Mana ukawitabarira umugaragu wawe kuko njye nta mbaraga nabona. Bampaye ibitaro, bamajije kumpa ibitaro, ndagenda nduranja, murabyumva nk'abandi babyeyi bose babyaye, 2 karagera kararenga, 3, 4, 5, ngeze kuri 5 noneho numva ubuzima bwahagaze. Ntangira guhamagara dogiteri, ndapfuye. Dogiteri arambwira ati ba wihanganye, haracyari kare, biracyari kare. Birarangira ngera kuri 7, noneho bigeze kuri 7 mpamagara dogiteri, ni dogiteri noneho birapfuye, birarangiye, ni basi gira ukuntu bikora, ni basi wenda nkiriza umwana, njyeweho rwose ndabona napfuye, nta kindi kintu mfite nkikumara ku isi, ndabona byarangiye. Dogiteri arambwira ati humura, nta kibazo ufite. Abandi bose twe turi kumwe muri sale babagaha utunini, ahubwo nti se ko muri guha bari utunini kubera iki ngiye mutari kumpa kandi nanjye twese dufite ikibazo kimwe? Barambwira ati mada wowe tuza, wowe ufite ibise byawe, bari ibise byabo biri kugenda gake, wowe ufite ibise byawe, tuza. Ndatuza, nkajya mbwira Imana mu mutima, nkayibwira nti Imana nabara, nkuko watabaye abaheburayo kazi ukajya ubaha kubyara neza, ukabakabyara abaheburayo kazi bakabyara neza, wa mwaba atabimenye nubwo ntibuka uwo ari we, wamwibuka nyine ubwo muranyandikira muri komenti. Ndangije nkajya mbwira Imana, ni Imana ndengera. Bigera ku 8 mpamagara dogiteri, noneho umwana yaje, umwana yaje nkajya mbwira dogiteri, ni dogiteri, umwana yaje. Dogiteri akaza, dogiteri araza arareba arambwira ati harabura rimwe, mw'abantu iryo rimwe ryari risigaye. Arambwira ngo harabura gato, ako gato kari kankozeho, kubera ko muri ako gatoya niho natangiye kujya mbwira mama ko mukecuru wanjye niwe wari wamperekeje, amubwira nti mama noneho ubuzima burarangiye, mbabariraho nagukoshereje. Ntangira kuraga nyine, urumva kuraga kwanjye kwari uko, murabyumva. Hanyuma igihe kiza kugera rero, sasa igihe kiza kugera, ka gatoya kararangira nyine, barambwira tugende kwiseta, noneho ujye kubyara umwana. Turagiye kwiseta, gusunika umwana, murabyumva ni urugamba ku babyeyi babyaye, murabizi. Hari ahantu atari Nyagasani ugufashije, atari Imana igufashije, biba byarangiye. Twebwe nta zindi mbaraga zacu tuba dufite uretse imbaraga z'Imana nizo zikora hariya hantu. Igihe cyarageze, ndagenda gwanyana kwiseta, umwana ndamusunika, urabyumva, ndamubyara, mbyara umwana mwiza, Imana umwana muzima. Ikintu cyantunguye mu buzima, cyanashimishije, kigashimisha umutima wanjye, nkumva gikoze ku mutima wanjye, ni kumva umwana arira. Kumva umwana arira, mwumva tunita umwana, mwumva umwana ararize, mwumva bakanda mbita hano mu gatuza. Mana we, nese numve ahari isi yanjye ariyo, mpita numva nta kindi kintu kindi nsigaje mu buzima, mpita numva ibyishimo birandenze. Ndavuga nti Mana we, ntago mbyiyumvisha, nkajya ncungana nako ibindi byose byakurikiye nkimara kumva umwana ari mu gatuza. Ibindi byose ntiwabimbaza, ijisho ryanjye ntago ryigeze riva ku mwana wanjye. Bahise bagashyira mu gatuza, bagakuramo, bakarambikaho, batuye barambika uduhinja, ubwo ijisho ryanjye ntiryigeze rikavaho. Mana, nimba ari ikintu numvishe gishimisha abantu banjye, bantu mukurikiye ikiganiro cyanjye, kumva umwana arira mu gatuza, n'igihe nari mutegereje, najyaga nicara nkavuga ni Imana, uyu mwana naza nzamukubita urushyi, mubaze nti mbese igihe cyose amarira yose n'agahinda kose nahoranaga wabaga hehe? Ariko icyo gihe ntabwo nari ngitekereza ngo ndamukubita, bwa buribwe bwose na wa mubabaro byarangiriye aho.
ntabwo nongeye kuribwa, sinongeye kubabara, ndetse numva mbaye umuntu muzima. Nkibona umwana nahise mva ibintu byose bihindutse, mpita ntangira gutekereza ukuntu bagiye kujya bampamagara mama. Numva nta yindi sintegereje uretse kumva icyo kintu nari maze imyaka nsengera, nari maze igihe nsengera gisubijwe. Nahise mvuga nti Mana ushimwe. Ibyishimo bya mbere nagize mu buzima bwanjye ni ukumva kubona mbyaye umwana, numva umwana ararize, nkabona umwana mukikiye mufite. Nibyo byishimo bya mbere nagize. Guys, nkikomeza nanone abantu batarabona umwana, muhumure, Imana iri mu kazi. Muhumure, ibyanyu birimo, iyandengeye, iyantabaye, n'abandi bose, n'abandi bagenzi banjye batabasha kuza hano ngo bababwire babibabwire. Iyabarengeye n'iyandengeye irahari, namwe izabaha abana, kandi abana beza bazayihesha icyubahiro. Ubu rero ni urwo rugendo nanyuzemo. Guys, ndabashishikariza gukora subscribe kuri channel ya Sarah Gloria TV show, gukora like, gusiga comment, gusharinga. Ubutaha mu kindi kiganiro cy'ubutaha nzabagezaho ibyo nari niteze nimara kubyara n'ibyantunguye maje kubyara. Guys, ndabakunda, ndabasezera mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Kubankurikira rwose mukore subscribe kuri Sarah Gloria TV show. Tuzajya tubana buri munsi, kandi nzajya mbagezaho utuntu twinshi dutandukanye, mbagezeho udushya tumwe na tumwe, kandi ni ukuri muzaryoherwa n'ibiganiro byanjye. Ciao ciao, ndabakunda.